abakunzi baraditeme nongeye kubasuhuza kandi mbaha ikaze mu biganiro byacu n'iturayishimye Jean Paul mu kiganiro gihe ni iki kiganiro mugezwaho buri wa kabiri w'icyumweru nk'aba rero mbararekiye ibiganiro bya raditeme bicaho no ku yindi minsi yose kuri uyu mugoroba rero ikiganiro cyacu kikaba kigiye gutangira. Ibiganiro byacu rero uyu munsi ndaza kwibanda ku bintu byo mu karere ariko ndaza no kuza kuvuga kuri separation cyangwa se kwivanga kwa politike cyangwa muri abanyapolitike mu nsengero no mu iyobokamana. Ariko mbere y'uko njya muri iyo tije ndabanza guca muri make ibintu by'ingenzi bimwe birimo bivugwa hirya no hino, cyane cyane inzinduko cyangwa se ingendo z'intumwa zihariye za Perezida Museveni mu karere. Harimo ubwo ndavuga mu karere habanje Burundi, u Rwanda ndetse na Tanzania. Ni inkuru abantu benshi yenda bagiye bavuga mu buryo butandukanye. Raditeme rero yaje kumenya kandi ndabizi ko yenda aho tuvugira ahangaha biraza Kimomo ejo mu gitondo uburyo izi ngendo zateguwe, ikizihisha inyuma ndetse n'umugambi n'icyatumaga Perezida Museveni atuma izo ntumwa ze mu karere. Ibyo niyo nkuru nyamukuru turi buze guheraho mbere y'uko njya ku zindi nkuru. Izindi ariko turi buze kuganiraho ni inkuru y'izo zinduko nako rw'intumwa zihariye nazo cyangwa se intumwa za leta y'u Burundi kuri Perezida Kagame. Ese bagiye gukora iki? Ese bamujyaniye ubuhe butumwa? Ibyo nabyo turaza kubigarukaho mu kanya muri iki kiganiro. Hari inkuru ntari buze gutindaho, ntari bunagarukeho, ariko nshaka kugira ngo tuzivugeho tuhita, tubiganireho hamwe duhita. Inkuru ivuga ku impunzi zo muri mu Bwongereza, abantu bagiye gushaka asylum. Uyu munsi ngo bagiye koherezwa, bariho barashaka ko u Rwanda rwabakira, akaba aribwo bajya gushaka y'ubuhungiro cyangwa se baba bihishe mu gihe bashaka ikindi gihugu cyazabakira. Banyarwanda, banyarwandakazi, igihugu cyacu ntabwo ari cyo gihugu kinini mu bihugu byose, ntabwo ari cyo gihugu gifite uburenganzira bwa muntu kurusha ibindi byose. Ndetse Ubwongereza buvuga ibyo, hari impunzi nyinshi z'abanyarwanda zirimo ziva mu Rwanda n'ahandi zihungira mu Bwongereza, barabizi neza cyane.
u Rwanda ruri mu bihugu bitubahiriza uburenganzira bwa muntu. Niki gituma murabizi ko byahereye muri Israel, ubu ni mu Bwongereza. Nta nubwo ari naho gusa, mwibuke ko na European Union yavuze ati za mpunzi zari zarakwamiye za Libya n'ahandi nazisubiza mu Rwanda. Ntabwo koko mushobora kwibaza impamvu u Rwanda ari cyo gihugu mu bihugu byose muri East Africa ndafata impunzi za zindi zakwamiye muri Libya cyangwa se mu mazi cyangwa zabuze ibihugu bakira. Israel ikamarana impunzi zigira imyaka 7 imyaka 10 akavuga ati nta state dushobora kuba ahangaha, ariko nimugende mujye Ubwongereza nabwo bwiyongeye kuri bisi bihugu bivuga ngo turatwara aba bantu badakenewe badashakwa tudashaka muri iki gihugu cyacu tubaho u Rwanda. Kubera iki? Kubera amafaranga, kubera cash, imwaro gike adashobora kugira cyangwa se adashobora kuri we nyine niwe ntabwo ari igihugu by'igihugu ntabwo ukabivuga. Yanafata n'abanyarwanda bandi akabashyira muri gereza, ariko abo bandi bazanye niba bamuha bamubwira ati umuntu umwe ni 5,000 cyangwa se bumwe tuzamarira 50,000 ku mwaka, turaguha abantu bangahe ubareba urasanga avuga ati niba ari abantu 100 ubwo 500,000 ndayafite cyangwa se 200 miliyoni. Ibyo ni by'abana. Nubwo yakwica abanyarwanda abo bakajya mu mwanya wabo, nubwo yaba kandi arabikora, ibyo ntacyo bibabwiye. Rwa bujindiri rurya ntiruhage, rurya akaribwa na katabiri. Nicyo buriya nubwo benshi yenda bamwe batemera indagu cyangwa ubuhanuzi, buriya nicyo byavuga. Nta kimwaro ushobora kurya amaraso ukarya amafaranga y'abakene ukajya gufata ziriya mpunzi utazi iyo zivuye zagiye mu Bwongereza zizi ko u Rwanda ruhari, ngo nizo ngo ugiye ngo kuvuha u Rwanda. Abanyarwanda barumeneshwamo, barusohokamo, barupfiramo. Birababaje cyane, ariko nyine n'ibibazo utazi niba ari igihano Imana yaduhaye cyangwa hari iyindi mpamvu ishobora gusuzugurwa kuri aka kageni. Birababaje. Reka rero ku bindi ni mubabarire gatoya, nsubira inyuma gato ngaruke kuri uru ruzinduko rw'i Burundi mbere y'uko ngaruka kuri ziriya ntumwa zidasanzwe, harimo n'iyagiye mu Rwanda yavugishije benshi bavuga bati Museveni na Kagame bagiye kongera kumvikana, paki igiye gufungura. Yabaye bayifungura. Abanyarwanda nicyo bifuza, kuko n'ubundi abahapfira n'abanyarwanda. Kagame ibyarya ntago ari biva mu Bugande gusa, nubwo nzi ko ababaye abibona ko ejo abanyarwanda bashobora kumurya, ariko we kuri we ubu ku giti cye ntatabaye. Abandi bose barahangayitse, bapfuye amagara, bamerewe nabi cyane. Ndabigarukaho mu kiganiro cyanjye cy'uyu munsi ejo bundi. Babayeho nabi cyane. Hari umuntu twaganiraga tuvuga ati Kagame n'uwamubwira ubu ngubu ukamubwira ati ibereho nta n'ikindi, nta n'abakurwanya, ugumishe gusa polisi zifite aho ngaho, nabwo ntashobora gusavayivinga. Ni hahandi Uburundi bwohereje intumwa mu Rwanda, nk'uko nababwiye ndabivuga, ariko nzabigarukaho n'ubutaha kuko hari amakuru ngikusanya. Ntabwo ari ugutura umubano, ahubwo naho harimo ibindi bibazo. Nta mubano barimo gutura, nubwo babyifuza. Mwaramunsi Perezida Ndayishimiye asenga avuga ati baha umutima mweranda, kuko azi nyine ko waba atari mweranda. Baha umutima mweranda, tugire igihugu cy'ikibanyi gishaka kubana, kubera ko ibyo byose ibyo usaba ubundi iyo usabira igihugu kubasenga, iyo usenga usaba ibyo udafite. Iyo ufite urabishimira. Ntabwo ashimiraga iby'Imana yabahaye ko bahaye igihugu cy'ibanye, ahubwo aravuga ati bahe ibi n'ibi.
hano ubwo aribo yisabira yavugaga ndasabira igihugu cyacu cy'u Burundi nako cy'u Rwanda kibanye cy'u Rwanda kigira ibi kuko icyo we abona cyabo. Hari abantu benshi bamaze iminsi bafatwa mu Burundi kandi bikagaragara ko koko abo bantu bava mu Rwanda. Banavuga ko niba koko bafite ubushake bwo kubana, muduha abo bantu bacu mubitaho ngaho bashobora kuba bari mu bantu bakekwa ko batuma yenda Uburundi budashobora kuba stable mu mitima ya benshi, bavuga bati hari abantu ahangaha bashatse guhirika ubutegetsi none uyu munsi baracicaye hariya hafi mu Rwanda. Amakuru mfite avuga ko Kagame yavuze ati kubazana mu Rwanda sinabaguha ariko naguha bariya bandi bato ariko bariya ahubwo twashaka igihugu kindi cyabakira, ariko nabwo azakomeza kubarindagiza ababwira ati ntabwo turabona igihugu kibafata, nta na procedure n'inkakora, kuko arabizi neza bariya bantu ko uretse kubica akabaha amarozi bakagwa mu Rwanda ntashobora gutuma hagira abantu bajya hanze, kuko azi neza ko amabanga menshi yahita asohoka. Ni nayo mpamvu ituma adashobora gutuma bajya mu bindi bihugu cyangwa se ngo basubize no mu Burundi, kuko byinshi byavugwa byamenyekana n'uruhare rwa Kagame n'ubutegetsi bwe byo muri 2015. Iyi nkuru uko nababwiye rero ndacyayikusanyiriza amakuru, nzayigarukaho mu minsi ya vuba ndetse bikunze ejo bundi mu kiganiro cy'uyu munsi ndibaza ko nzaba namaze kuyakusanyayo. Reka rero mbere y'uko ngaruka mu kiganiro cy'amadini cyangwa se cya politike n'amadini n'idini, ntabwo ari ikiganiro nka kiriya musanzwe mwumva cy'idini na politike cyo kuwa kenshi cyakundaga kuba ari kuwa kabiri, ntabwo ari cyo. Ni ibijyanye n'umwihariko w'amahano akomeje kubera mu Rwanda, aho inzego z'umutekano zikomeje kujya mu nsengero bakimura abapasitoro, bakigarurira za mimbara, bakavuga ko bazanye ubutumwa bwo kwigisha inkingo. Ibyo rero ariko ndabigarukaho mu kanya, tuze kureba aho twapfiriye nk'abanyarwanda, aho itorero ryapfiriye ndekomeye cyane bituma tugira ikibazo gikomeye nk'abanyarwanda na sosiyete nyarwanda muri rusange, kuko hahandi twashakaga wavugaga uti igihe ahandi byapfiriye ujya kuri ba elders, ujya ku bantu biyobokamana, ba bantu bitwa ko bari neutre cyangwa bari neutral. Ibyo nabyo ntibigihari mu Rwanda. Iyi nkuru ndayiganiraho na Simeon Rwaniye, musanzwe muzi mu biganiro by'iyobokamana ahangaha kuri radiyo Iteme, ikiganiro inkuru nziza cyane cyane. Ariko nk'uko nabibasezeraniye, reka tubanze iyi nkuru muri make, nayo si ndende, ntabwo ari inkuru iri batindire, ariko ndagira ngo mvaneho niba nabyita ku urujijo cyangwa se bimwe by'uruzinduko rw'intumi idasanzwe ya Perezida Museveni mu Rwanda. Icya mbere cyo nakwita ko ari byo kuvanaho urujijo ni uko iyi ntumwa ntabwo yagiye mu Rwanda, ni gahunda Perezida Museveni yafashe mu buryo bwa transparency, kohereza intumwa ze zihariye, intumwa ye yihariye ku bantu bo mu karere, abo bahanye imbibi, ababwira development cyangwa se uko urugamba rwana na ADF rumeze. Hashobora kuba harimo ibindi bintu byinshi byihishe tudashobora kumenya, nanjye ntashobora kumenya ubabwira iyi nkuru, kubera ko tubora tubabwira kenshi yuko u Rwanda rurukemangwa, rukekwa amababa muri biriya bibazo by'umutekano muke mu karere ndetse no muri za ADF. nta gushidikanya ko hashobora kuba harimo lien cyangwa se connection iyo ari yo yose, yaba ntoya uko yabingana kose, cyane cyane ko Kagame ku kintu cyitwa ubugande yakora ntacyo atakora niba ari cyahungabanya umutekano w'Ubuganda. Ariko reka uyu munsi ntabwo ari cyo ngamije, gusa nzi neza ko Perezida Museveni yohereje intumwa ye
ari minisitiri, ariwe na minisitiri w'ingabo witwa Vincent Sempija cyangwa se Vincent Sempija. Sempija niba ari ikiganiro ntabwo nyizi uko mbivuga simbizi, ariko ni Sempija Vincent, niwe wari intumwa ye muri ibyo bihugu uko ari bitatu. Yabanje mu Burundi. Murabizi ko umunsi intumwa z'u Burundi zagiye mu Rwanda, umunsi wa kuri Perezida Museveni yohereje intumwa ye kubona na Perezida Ndayishimiye. Ariko uko urugendo rwari ruteguye, amakuru radiyo iteme ifitiye gihamya nuko iyo ntumwa yari intumwa imwe mu bihugu bitatu. Yari intumwa yagombaga kuva i Burundi ikaza igatanga raporo igasubira mu Rwanda, igatanga raporo igasubira ikajya muri Tanzania. Ibyo bihugu bitatu Uburundi nibwo bwabanje, kandi Uburundi mu gihe mvuga ibyo ngibyo murabizi ko nabo bafashe abantu bamwe bo muri ADF, bamwe mu bayobozi bakuru bayo bafatiwe, barafashwe, bavuga ko ingabo z'Uburundi arizo zabafashe. Ibyo ariko ntabwo ari cyo kiganiro, siyo topic y'uyu munsi. Noneho iyo nako minisitiri w'ingabo w'Uganda Sempija Vincent ajya i Burundi asohoza ubutumwa, arangije aragaruka, cyangwa se ahantu next stop yagomba kujya muri i Kigali mu Rwanda. Reka nze mbabwire, nigeze gufata ruriya rugendo rwo kuva i Kigali ujya i Kampala. Hari impamvu zatumye nanjye bigeze kunkodeshereza private jet njye Bugande, ni minota 40, ntabwo ari minota saha igera kugira ngo ugereyo, ni minota 40. Noneho icyo mbivugira nuko minisitiri w'ingabo nta stop yindi yagize, yavuye Entebbe apimwe covid. Ndushaka tujye ni Burundi, ko yagiye Burundi, ariko reka mvuge kuva i Bugande ujya i Rwanda. Yageze i Rwanda i Kanombe, baravuga ngo afite covid, minota 40 cyangwa munsi yaho, ko ndibaza ko afite indege nzima, yenda bwa budege bwa bushaje buriya Barusiya basigaye operatinga mu Rwanda, nk'izo ngizo yenda akoresheje. Abagenda ageze i Kigali Kanombe, baravuga ngo basanze afite covid. Baramubwira bati ntabwo ushobora kumitinga president kuko twasanze uri positive. Bamukubita mu modoka, bamusubiza ku kibuga cy'indege ngo bamuhe imodoka uko babivuga mu kinyabupfura. Ageze ku kibuga cy'indege arataha, ajya muri Tanzania, niyo yari next stop. Aragenda ubwira report ngo byagenze, ajya next stop, ajya muri Tanzania Dar es Salaam. Baramupima covid, yari negative, nta covid yari arwaye. Abonana na Perezida Samia Suluhu Hassan, amafoto arahari, kubakurikira kuri YouTube muraza kubibona byose. Intumwa uko yagiye i Burundi, i Rwanda ntabwo tibereka ko ntibyafunze, turaza kubereka Dona Yebare. Arangije ajya muri Tanzania, nta covid yararwaye. Vincent Sempija, minisitiri w'ingabo y'Uganda, nta covid afite. Ni imitwe y'abajeyi Kagame guhura nabo. Ni ukuvuga ngo bya bipimo bya covid nabyo bashaka kwerekana hari ko bikorana na mood uko Kagame yaramutse. Ni intumwa ya Perezida Museveni, kuko atayishakaga, kubera yenda yarahabaye aramuzi, afite impamvu yenda adashaka kumumitinga, aravuga ati barababwira bati urwaye covid ntabwo bishoboka. Ese ubundi biriya bipimo byo twabyizera dute niba koko ari ukuri? Niba bashobora kuvuga ngo bapimye uriya umugabo Kampala apimwa asanze ari negative, agiye Kigali bati uri positive, agiye Tanzania baramupima negative, abo bantu bose yabonanye nabo. Nkuko nabibabwiye muraza kubona nyine amafoto uko ubwo butumwa yabujyanye, uretse mu Rwanda kandi naho yarahakandagiye.
Ayedona Ayebare batekereza ko afitanye asanzwe agira kontakite na Kagame, bafitanye umubano se, bazi ko bashobora kuba bafitanye soft spot, ukuntu bashobora kuganira. Amakuru ibinyamakuru by'Ubugande bivuga ko ubutumwa Perezida Museveni cyangwa se intumwa ye secrétaire particulier wa Museveni ambwira ko ijwi ryanjye riri hasi, ntabwo nzi ko riri hasi cyane, cyakora ndibaza ko koko ryari riri hasi, ariko nizere ko ikibazo cyakemutse. Niba cyakemutse mumbwire. Perezida nako Museveni cyangwa intumwa ye yihariye iza gusaba ko ubwo butumwa, kuko banze ko yakirwa na Kagame, baza gusaba ko uriya Ayedona Ayebare ari ubutwara. Nguko rero uko Ayedona Ayebare, ambasaderi Ayedona Ayebare yagiye mu Rwanda mu cyimbo cya Sempija Vincent. Ntabwo rero aha mfite ntabwo mfite abantu bari barambwira ngo abakunzi bacu barakompereninga kubera ko ngo ijwi riri hasi, riba hasi, ariko ikibazo ndumva cyarakemutse ahari, cyangwa se byarasa n'ibyakemutse, kandi tuzakomeza kureba koko niba ikibazo gipfira iwanjye cyangwa se niba ikibazo cyo muri Sidi. Gusa reka nsubire ku nkuru yanjye, nako ndanayisoje. Nagira gusa ngo babwire uburyo Ayedona Ayebare yagiye mu Rwanda, abantu bakavuga bati yenda n'ubucuti bundi bugiye gutangira. Reka twumvikane, n'u Rwanda ubwarwo bwariyandikiye muri bya binyamakuru by'abamoti, uretse abantu bari sous-informé, bya binyamakuru nyine bya YouTube biba bicuruza gusa inkuru, nibo nabonye barasamye hejuru baravuga bati no byatunganye bimeze neza. Ariko umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro wenyine yavuze ati izi guhura bibaho, kuvuga bibaho, ariko nk'uko perezida yabivuze mu gihe cyashize, igihe icyatumye imipaka ivaho inakifungwa, ibintu byatumye tugera aho tugeze bitaravaho, nta mpamvu yo kwirirwa dukomeza no kuvugana. Ariko Makoro uvugira leta we yavuze ati ibyo ngibyo nta gihe bitaba, ariko ntabwo ari byo bikenewe, hakeneye ibirenze. Kandi ko Ayedona Ayebare yaherutse mu Rwanda muri 2019, ntabwo ushatse kureba koko wavuga uti Makoro ibyo avuga ni ukuri, hahindutse iki? Ndetse nta n'icyumweru kirashira bavuga ko hari abanyarwanda bapatiwe bagikagezwa ku mupaka wa Gatuna. Rushyashya ubwo yiyandikira iti muramenye mumenye bazanwa ahangaha niba atari intasi bajugunye bavanye mu Buganda. Icyo ni ukuvuga ko nyine bo ibyo bakompereningira koko biracyahari, kandi ntabwo ikibazo ari Uganda, nta nubwo Ubugande bukeneye u Rwanda kuruta uko u Rwanda rukeneye Uganda, haba ku buryo bwa ekonomi, haba ku buryo bwa diplomasi, haba mu buryo bwa trade cyangwa imihahirane. Rwanda nibo bashize, nibo basenga buri munsi ngo bafungure imipaka. Bamwe baranavuga bati nyabuna muyifungure nibura bya bindi bita one way. Rero ko hari umuntu uzongera kugaruka, nta n'umuntu uzagaruka mu Rwanda. Reka rero babwire nibura icyo kintu cyo ntabwo ari propagande, niko bimeze. Ntabwo Perezida Museveni ayobewe amanyanga ya Kagame n'ibyo arimo, nta nubwo nitaye no kwirirwa mvuga yenda ibyo muhungu we Lieutenant General Muhoozi yavuze. Ibyo ngibyo umugani nk'uko bamwe bagiye babivuga bati se magambo nk'ariya yenda n'abandi baravuga bati ni brothers or sisters. Yes, niko byari bimeze kugera ubwo Kagame abineyemo, niko byari bimeze kera, bari brothers and sisters. Ni naho ubundi bagombye kuvuga ati ni igihugu cyacu cya kabiri, our second home, niba atari nayo ya mbere ahubwo. Ariko ntibashobora kubivuga kubera amahano yakoze muri kiriya gihugu. Ibi ntabwo ari ibintu bishobora kurangira umunsi umwe. Iyi tohoza tuzakomeza kubikora, ndizera ntashidikanya ko ibinyamakuru by'Ubugande buri buke iyi nkuru nubwo yabaga ikiri nshyashya, ariko biraba byayanditse. Tuzayigarukaho yenda bo baduhaye n'amakuru arenze ayo. Ariko nyamukuru nuko
Kagame yanze kwakira intumwa ya perezida Museveni, Bajeyi yavuga ati njye ndiyakirira uwo nshaka, uyu ntabwo nisanzuye, ndashaka uwo nshaka. Yenda se ntabwo yavuze atyo nk'uko bivuga ngo avuga ati munzanira Yebare, ariko bafekinze baramubwira ati urwaye covid ntabwo dushobora gutuma uhura na perezida. Arataha. Baravuga rero niho bavuze bati ubwo ni we arashaka Yebare yenda mumumwohereza, ariko ubutumwa ni ubutumwa yamubwiye ni bimwe. Baravuga ko ari kubaha update y'urugamba muri ADF, yenda hari impamvu ari ngombwa ko babimenya, ari impamvu Kagame agomba kumenya ibihabera, information bafite, intelligence icyo bavuga, icyo zivuga, ariko wenyine aravuga ati oya uyu nguyu yenda yantera kuba inconfortable, nakumva nameze neza kumwakira, aramwanga koko arataha. Rero ni inkuru itari impuha, itari propagande. Ngibyo rero iby'uruzinduko bw'iriya ntumwa mu Rwanda uko rwagenze, bigaragamo ko Ayebare ari we uza gutanga buriya butumwa. Banyarwanda, banyarwandakazi, inshuti za radiyo Iteme, inshuti z'ikiganiro Igihe ni Iki, by'umwihariko hari indi nkuru ifite importance ingana, iri ku rwego rumwe n'izi zose twavugaga, cyangwa se ndetse na simita ya ngombwa cyane, kubera ko sinzi ukuntu nshobora kubivuga ngo byumvikane uko nshaka yenda kubisobanura, cyangwa kongera ngo audience yacu n'abanyarwanda batari na audience yacu gusa babyumve, cyane cyane abayobozi b'itorero. Uyu munsi ndibanda ku bayobozi b'itorero ry'Abadventiste, kubera ko samedi passé cyangwa se ku isabato ishize cyangwa se kuwa gatandatu, kuba bari muri ubwo buryo, benshi mwabonye ikwirakwizwa ry'ifoto ya Kabera, umuvugizi wa polisi, n'abandi bapolisi nka babiri, yenda bari barenze, ariko ifoto yafashe babiri, nawe wa gatatu, bajya imbere ya ritari, bajya imbere kuri mimbara. Ni ukwigisha, ni ubukangurambaga bwa vaccine. Rwanda minisitiri w'ubuzima n'umudivantiste, minisitiri w'ubuzima ni umudivantiste. Ntabwo ukeneye kujya kuzana polisi muri uniforme zabo n'amaranka yabo, guhagarara hari n'amajire ya polisi imbere ya ritari kuri mimbara. Yewe nakuriye mu idini ry'Abadventiste, niho navukiye, niho nakuriye. Biriya ni amahano mabi cyane, ari nayo mpamvu nashakaga ko tubiha message cyangwa se bivuga muri message ishobora kumvikana. Abadventiste niba atari hypocrisy, niba atari uburyarya, niba atari ikinyoma, iyo umukobwa yabaga ari umuririmbyi agatwara inda y'indaro, nta nubwo yongera guhagarara imbere hariya ngo azongere kuririmbana n'abandi. Iyo wabaga ari umugabo ufite abagore batatu bangaye, bakwitaga inshuti y'itorero, nta nubwo wongera kuba membre y'itorero ngo witwe membre y'itorero usanzwe, ahubwo bakwitaga ko uri inshuti y'itorero, kuko stati iba yahindutse. Yesu amaturo bakayafata bakayakira, ariko ntabwo bashobora kongera kujya hariya hantu. Iyo babaga bakubonye ufite icupa ry'urwagwa, gasigisi cyangwa se kanyanga, bakakuvuga ati twamubonye ku kabari ka Kana, ntabwo ushobora kujya hariya. Hari igitabo cyahabaga cyitwaga kanuni za kanisa, gahunda, ibintu bigenga imyitwarire y'abadiyakoni, abadiyakonikazi se, abakuru b'itorero, abapasitori. Ibyo nta na rimwe twigeze tubona ko ari ikibazo, twumvaga ko ariko gahunda ariyo gahunda itora ariko bishaka, kandi koko bizana discipline, bizana ordre mu rusengero. Iyo ufata abantu nka bariya rero, reka nongereho mbere yuko mpa ijambo brother Simeon, ndagira ngo nongere ngaruke ikintu cyo guhazwa guhazwa, kumenya ngo ninde uzahazwa, ninde uzarya kuri
uriya mugati kariya kagati cyangwa se igikombe, kandi ari ukwibuka urupfu rwa Yesu. Ntabwo ari buri wese, nabwo banza harabaga lisite y'abantu bemerewe, ugomba kuba wapurushiyetinga icyo gikorwa. Ariko icyo ngarukaho si ukuvuga ngo barahajwe bahawe, ariko guhagarara hariya hantu ukajya gutanga ubutumwa ufite, wagombaga kuba ufite kurusha abandi at least. Bariya abapolisi turabizi ko birirwa banigagura abantu imyitware. Niba by the way ntabwo ugendeye against workshop za polisi cyangwa se kuvuga ngo polisi ifite ibyo ikorana n'abaturage, oya, bira ni byiza, biri rekomande. Abantu bakajya abapolisi bakavuga bati dukora imirimo iduhuza n'abadivantisi, dukora imirimo yenda mu muganda, dukora nabo kuko bafite umunsi wo bakora umuganda, abandi badakora imiganda. Ntabwo bakora imiganda umunsi umwe kuko bo badakora samedi, bakora dima. Polisi ikashaka uburyo bakorana ibikorwa runaka barangiza bakavuga imikino n'ibindi. Ibyo ni byiza kugira ngo abantu building a confidence hagati y'inzego n'izindi n'amadini, nta kibazo. Ariko kujya hariya mu rusengero baga taking over, nabibonye hariya muri Kiliziya Gatolika bavuga ati gerayo amahoro, ariko navuze ko nashaka kwibanda kuri Kiliziya Gatolika. Biriya bintu, iriya hypocrisy, biriya bintu by'imiyoborere naho twapfiriye. Kongera gutrustinga church, kumva ko noneho umuyobozi w'itorero afite icyo arushije abandi atatandukaniyeho na leta, mu gihe bose bakora in concert. Ntatinze nako nanatinze, reka nakire Simeon Rwaniye agira ikiganiro ahangaha kuri Radio Iteme, nubwo kitari consistent ariko akenshi buri gihe kiba gihari, cyitwa kandi harikira abantu benshi, abakunzi b'urunana Nyarwanda n'impinduka, abakunzi biteme muri rusange cyangwa se by'umwihariko. Ikiganiro gicaho akenshi mu cyumva ari Lendi kuri YouTube. Ni ikiganiro ayobora, ndetse niyo atakiyoboye abafite abandi yagitumiyemo, cyangwa se na Madamu Leya Karegeya barimo, Pasiteri Imana Gake nayo aba yaje, ariko ni ikiganiro ubundi kiri muri gahunda za Radio Iteme kiyoborwa na Simeon Rwaniye. Nabwo rero mbararikire kujya mugikurikira ko kiba kirimo ubusesenguzi bujyanye n'imyumvire n'imyemerere, nubwo atari ubusesenguzi busanzwe buba bushingiye ku magambo y'Imana, ariko nacyo ni ikiganiro at least yenda kizanafasha no kugira ngo n'ibyo tandukaniro cyangwa se no kumenya yuko ntabwo koko kuba umunyapolitiki bigomba kugutandukanya n'imyemerere yawe, ariko hagomba kuba nayo icyo, hagomba kuba iyo separation, hagomba kuba itandukaniro mu Kinyarwanda, cyangwa se ikintu gituma hatabamo icyo kintu cyo kwivanga. Ntabwo umujenerali agera hakaba pasiteri, ntibibaho. Reka rero mbere yuko njya muri ibyo byose, iyi ntabwo ari inkuru jyewe ndi muri position nziza yo kwisobanura, reka mbikaze Simeon Rwaniye, mbanze numve ko mikoro imeze neza ko mufite mbere yuko atangira akagira icyo avuga kuri iyi nkuru. Simeon Rwaniye, niba unyumva, reka nongere ngushimire kandi nguhe ikaze, nubwo atari ubwa mbere twigeze kuganira mu biganiro bindi, ariko hashize igihe kinini. Ngushimire ko wabonye wigomwa akanya, ndabizi ko akigomye ntabwo byari the most convenient, ntabwo ari umunsi mwiza cyane, ariko wihanganye tukaba turi kumwe muri ikiganiro. Ikaze rero mu kiganiro igihe ni. Urakoze cyane Bwana Jean Paul, ndakumva nawe uranyumva? Ndakumva neza cyane. Wakoze ni wowe nshimira. Nuko ndagushuhuje cyane, kandi gushimira ko wantumiye muri iki kiganiro, nkaba kandi nshuhuje n'abakurikiye iki kiganiro bose, n'abanyarwanda bacyumva aho bari hose. Murakoze. Urakoze cyane. Reka rero ngushimira ari jyewe, ndetse ntanatinze nahoze ntekereza tuvugana kugira ngo dutegure ikiganiro, usabe ko waza kumbera umushyitsi muri ikiganiro. Tekereza ko nawe nk'uko nanjye ubizi, nk'uko nanjye mbizi, abadventiste bagiraga ibintu byo kwirinda. Baragira n'ibyo biganiro mu itorero bakagira ngo cyo kwirinda,
bakigisha ba madamu White, bakigisha uburyo bwo kubaho neza, bakirinda ibintu ku bintu by'ubuzima. Kubona polisi ari ijya kwigisha mu Adventiste ibintu byo kwirinda, ntabwo ngewe nabifashe ko ari mu rwego rwo kugira ngo bakangurire Abadventiste kwirinda. Nabifashe ko ari intrusion cyo kwinjira kugira ngo bashimute itorero, bagire total control ko muri totalitarianism n'iki bikora. Ariko ibyo ntabwo Simiyoni, ntabwo ibyo bivanaho responsibility y'itorero ubwaryo kugira ngo nayo isetting cyangwa ivuge ati dore umupaka wacu aho garukira, dore relation dushobora kugira na leta aho garukira. Biriya bintu nasanze ari amahano. Niba ari uko yenda wavuga uti genda exagera kubera ko ndwanya leta, nagiye mpamvu navuze nti reka noneho nawe tuze kubiganira nk'umuntu uzi uretse no kwiga theology biyobokamana ariko uranabipratika. Ndagira ngo udufashe ku niba ngombwa twamagane iriya myitwarire. Niba ari ibintu bikwiriye nabyo usobanurira audience yacu ko biriya koko ariko bikwiriye kuba, ariko ndahamye nashidikanya ko atari ko nawe ubona. Ijambo ni iryawe Simiyoni. Biriya bintu wowe bivuga ute? Niba ari byo kwamagana tubyamagane, niba hari n'igaruro bifite twagarurira hehe nyuma y'ibyo wabonye cyangwa nanjye nabonye. Ijambo ni iryawe. urakoze cyane Jean Paul. Mu by'ukuri uko ubivuze, uko washobewe ugiye kubita amaso biriya bintu, nanjye nkibikubita amaso niko nashobewe kubera ko ruriya ruhimbi ari rwo amadini amwe yita altari, ni ahantu hera, ni ahantu hakomeye. Si ukuvuga ngo ugiyeho nka bariya bapolisi twabonye bavugiraho n'inyenyeri zo ku ntugu n'iki ngo turabasuzuguye, ariko ni ibintu bitigeze bikorwa, bitigeze binaboneka. Ni ibintu kandi bikojeje isoni cyane. Mu by'ukuri bariya abapolisi ntabwo ari bo ngaya, ahubwo abayobozi b'idini ry'Abadventiste b'umunsi wa karindwi ni bo ngaya cyane. Kubona uruhimbi nka ruriya umubwiriza ahagararaho, umugabura w'ijambo ry'Imana akoresha avuga ijambo ry'Imana, kandi n'icyo uruhimbi rwagenewe, n'icyo altari yagenewe. Ibyo ni ibintu bizwi mu itorero, ni ibintu byubahwa hose, ku buryo na local churches, buri church iba ifite umupasitoro wayo, uburyo buri mupasitoro yubaha ruriya ruhimbi cyangwa se iriya altari, ntabwo apfa kuruzanaho umuntu wese, ndetse n'umupasitoro uwo ari we wese ntabwo apfa kumuzanaho. Niwe wahatoranijwe kugira ngo ahakoreshe, arahakorera, arahabwiririza, arahategurira imihango nka ya yindi wavugaga y'ifunguro ryera n'ibindi byose bigendanye n'iyobokamana n'ibyigisho by'ijambo ry'Imana. Ariko kirazira yuko apfa kuhazana umuntu uwo ari we wese, no kuhazana nk'uko mbivuze undi mupasitori uwo ari we wese arabanza akamutoranya mu buryo bwimbitse, akamenya uwo agomba kuzana uwo ari we. Ubundi niwe wahatoranyirijwe, niwe uhakorera, niwe uhigishiriza ijambo ry'Imana, noneho byaba ngombwa ko ararika undi mupasitori wo kugira ngo ahavugire, akamutoranya, akamuzana, akahavugira, ariko atari umuntu uwo ari we wese. Kubona rero bariya abantu bahaza bakaza kuhavugira, ni ibintu bikojeje isoni, bikojeje itorero isoni, ni ibintu bigayitse cyane. Jean Paul, nk'uko bivuze, itorero ry'Abadventiste b'umunsi wa karindwi ni itorero ryagize porogaramu zo kwitungira amagara kuva kera. Niryo torero ryadukanye ibintu bitse temperance,
bimaze imyaka imirongo myinshi cyane. Ndatekereza ko icyo cyiciro cya temperance cyatangiye hashize imyaka mikeya itorero ry'Abadventiste ritangiye mu Rwanda, uretse yuko cyari gisanzweho mu bindi bihugu nko muri Amerika aho itorero ry'Abadventiste ryatangiriye. Abadventiste ni abantu mu buryo bwa temperance, mu buryo bwo kwitungira amagara, ni abambere ku isi mu buryo buzwi, kuko ndibwira ko nawe ubizi yuko muri North America kiriya kigo gikomeye cyane cy'Abadventiste kiri California ahitwa Loma Linda, abantu bahatuye research zerekanye yuko ari bo bantu barama cyane kurusha abandi bantu bose bo muri North America, kubera ibyo bintu bafite, kubera izo porogaramu bafite bamaranye igihe kirekire cyane zo kwitungira amagara, bise icyiciro cya temperance aricyo bikubiyemo byigirwamo, ku buryo ni abantu babitangiye, ni abantu babizi, ni abantu babyigisha, ni ibintu bikora muri church, bakabikoresha, bakabyigisha, bakagenda ku isi yose babyigisha, ku buryo baramuka bashatse abantu bajya hariya ku ruhimbi akaba aribo bajya gusobanura biriya bintu, barahari, ni benshi cyane. Uretse no kubavana hanze no mu Rwanda barahari, bari kubabona nta gushidikanya, aho kugira ngo bazane abantu nk'abariya bajye ku ruhimbi nka ruriya, bajye kuri altari, bajye ahantu hera nka hariya hatoranirijwe kuvugirwaho ijambo ry'Imana ryonyine gusa, hanyuma bakajya kuhavugira ibintu nka biriya. Ubundi iyo bashaka kubivuga, iyo bashaka ahantu bajya kubivugira ahandi, nta kibazo cyari kuba kirimo, ariko kujya kubivugira hariya biragayitse cyane. Uko rero wabibonye ko wabyanarije nuko byaguteye iseseme, mu by'ukuri nanjye niko byanteye iseseme kuva nkibireba. Ubundi kuva kera, mu bihe bya kera cyane no mu bihe by'Abisirayeli, uruhimbi nka ruriya rwakoreshwaga gutamba ibitambo. Urumva ko ni kimwe no kubwiriza, ni kimwe n'amasengesho, niho batambiraga ibitambo. Nta wundi muntu wari wemerewe kuhajya uwo ari we wese uretse umutambyi mukuru, niwe wageraga kuri altari nk'iriya akajya kuhatambira ibitambo. Hari igitekerezo gitoya, ndakivuga nko mu munota nk'umwe gusa, cy'umwami witwaga Uziya. Ni umwami mu bami bategetse i Buyuda, abami bageze kuri 30 n'imisago cyangwa 40 ahari, sinibuka neza. Havuyemo abami 8 gusa cyangwa 7 bakoze ibintu byiza Imana yashimye. Uyu Uziya nawe arimo. Imana yabaye umwami afite imyaka 16, aragenda akora iby'Imana yashakaga byose, ibigirwamana byose abivana mu gihugu. Abami babanje bari barabishyize no mu rusengero rw'Imana, aragenda arabisenya byose, urusengero ararweza. Noneho arangije, Imana imuha imigisha, imuha gutsinda abanzi be bose, ndetse imuha n'ubwenge bwo gushobora gucura intwaro zo kurwanya ababisha be. Niwe mwami wenyine washoboye kwinvestinga amafaranga menshi avuye mu butunzi Imana yari yamuhaye bwinshi cyane, abwinvestinga mu ntwaro, mu gukora intwaro yakoraga ngo niwe wa mbere washoboye gukora intwaro mu mabuye. Yarashishaga imiheto special yari yarakoze mu buryo bw'ubushakashatsi, yari yarashyize muri ayo mafaranga menshi. Noneho ngo akoresheje iyo miheto akarasa amabuye
akagenda akagera kure cyane. Ni nk'uko twavuga za misile z'ubu ngubu, akarasa abanzi, noneho aragenda aridisitenga, agira amaboko ateye ubwoba kubera imigisha Imana yari yaramuhaye. Ariko iyo migisha igihe cyarageze iza kuzavamo kwikuza no kwibona, aba proud cyane. Amaze kuba proud, aragenda umunsi umwe yinjira mu rusengero, ajya ku ruhimbi kuri aritari nk'ahariya. Amaze kugerayo yari yamaze kwibona no kwiyumva, aragenda ajya gutamba igitambo, ajya gukora umurimo wagombaga gukorwa n'umutambyi mukuru. Maze abatambyi barabimenya, hari umutambyi mukuru, hari n'abandi batambyi bagera kuri 80, bose bamaze kubyumva barahurura, baza kumwamagana. Iki ni ikindi gikomeye cyane kiregwa amadini muri iki gihe, cyane cyane mu Rwanda, yuko yaruciye yarumize mu mabi akorerwa mu Rwanda, mu bwicanyi buhakorerwa n'ibindi byinshi. Amadini akagendana na leta muri byose, akaruca akarumira. Ariko aba batambye 80 ngo barahuriye hadasigaye n'umwe, baraza wa mwami ukomeye cyane, wa mwami w'icyatwa, baramwamagana. Binjira mu rusengero arimo atamba ibitambo, baraza baramwamagana, baramubwira bati, Nyagasani, ibyo urimo ukora ni ibiki? Maze bati, sigaho, vaho ngaho, ntabwo wemerewe gukoresha urwo ruhimbi. Iyo aritari ntabwo ari iyawe, aritari ni iy'abatambyi, ni iy'umutambyi mukuru, ni iy'abatambyi, ntabwo ari iyawe. Have, Imana itakugirira nabi, have. Aho kugira ngo abumve, aratangira abuka inabi, abagwa nabi, ndetse atangira kubara threateninga, ababwira uburyo batinyutse gukora ibyo batagombaga kutinyuka kubwira umwami nk'uko bamubwiraga. Noneho atangiye kubamerera nabi, ndetse atangiye kubathreateninga uburyo agiye kubagenza. Uwo mwanya yagiye kwireba, asanga yahindutse umubembe. Ibyari umurimo atangiye gukora byose abarabiretse. Ubwo ayoberwa ibyo ari byo, uwo mwanya babaye umubembe. Asohokaho mu rusengero, ba batambyi bose barumirwa, arasohoka arataha. Ijambo ry'Imana ritubwira ko Uziya, umwami Uziya, yapfuye ari umubembe kubera ko yakoresheje aritari nta ruhusa abifitiye, kandi uruhimbi nka ruriya ari uruhimbi rwera, ari ahantu havugirwa ijambo ry'Imana, ahantu hatambirwa ibitambo. Ibi rero mbivuze kuko ndabigereranya cyane na biriya byabaye. Hari ukuntu muri iki gihe abantu ibintu babyoroheje cyane, bakabona ko ikintu nka kiriya ari ikintu cyoroshye, ariko ni ikintu gikomeye cyane. Kandi ababigiyemo, abagiye kubikora, ntabwo ari bo umuntu yagaya, ahubwo abayobozi b'itorero ry'Abadiventisti nibo nagaye, kandi niba umuntu wese yagaya, kuko batatiye igihango, bikojeje isoni. Itorero barikojeje isoni, ntabwo sinzi ukuntu nabivuga, biteye ubwoba, bikojeje isoni. Reka ntararangiza gusubiza icyo kibazo, nse n'uderuta gatoya Jean Paul niba ubinyemereye, noneho mvuge gatoya ku isano idini yagiye igirana na leta mu Rwanda mu magambo avunaguye, kuva muri leta ya mbere y'u Rwanda, cyangwa se Repubulika ya mbere ahubwo, kugeza uyu munsi. Ariko mvuze gatoya ku ngoma ya cyami, ndagira ngo
abatwumva mbashishikarize kuzasoma igitekerezo cy'umusenyeri witwaga Leo Paul Class. Bamwe baramuzi cyangwa se basomye ibye. Uyu musenyeri yabaye mu Rwanda kuva mu 1922 kugeza apfa mu 1945 ahari cyangwa na 1946 niho yapfuye. Iyo myaka yose yabaga mu Rwanda, ariko usomye amateka ye, ugasoma ibyo yakoze, ugasoma ibyo yavuze, ugasoma ibyo amategeko yatanze, n'uburyo yakoranye n'ubutegetsi bw'igihugu, wasanga yarasaga naho ari gutegeka igihugu. Ahari yenda nta wamushingiraho cyane kubera ko yari afatanije n'abakoloni, kandi mu by'ukuri urebye nibo bategekaga cyane kurusha uko abami bategekaga. Ariko Musenyeri Classe washobora kubona uburyo yamusoma, agasoma amateka ye yose, wasanga ibintu yakoze biteye ubwoba, wagira ngo niwe wategekaga igihugu. Ariko noneho undi musenyeri waje kuba mu Rwanda, waje kuza mu Rwanda, ni Musenyeri Perode, abantu benshi cyane bazi. Musenyeri Andrea Perode mu gihe cyo mu 1959, kiriya gihe cyiswe revolution y'abahutu, Musenyeri Perode yari akomeye cyane mu Rwanda, ndetse uwabaye perezida wa mbere w'u Rwanda cyangwa se wa kabiri turamutse tubaze na Mbonyumutwa ariwe Gregoire Kayibanda. Gregoire Kayibanda ndibwira ko mu bahutu b'imena barwanyaga ingoma ya cyami nta wari umurenze, yari yarize, yari yararangije seminari ntoya ndibwira. Ikindi kandi yari editor wa kinyamateka cyangwa se yari umuyobozi w'ikinyamakuru gikomeye cyane cya Eglise Catholique cyangwa ndetse cy'igihugu, niko nabivuga. Niba ntibeshya ndibwira ko nta kindi kinyamakuru igihugu cyari gifite. Kinyamateka yari ikomeye cyane, Kayibanda niwe wayiyoboraga. Ariko ibirenze ibyo, yari n'umusekreteri particulier wa Perode, wa Musenyeri Perode. Ibyo byose byari bimugiraga umuntu ukomeye cyane, ku buryo amaze kuba perezida, Musenyeri Perode yari umuntu umwegereye cyane, ku buryo muri icyo gihe cye ku ngoma, kuri Repubulika ya mbere, abapadiri benshi cyane cyane b'abahutu muri za prefecture babaga bagize inama y'ishyaka MDR Parimehutu ryari ku butegetsi mu ma prefecture, ku buryo ubutegetsi n'idini wasangaga ari kimwe, bafatanije, ibyapfaga n'ibyakiraga babaga bafatanije kubikora. Impande zombi zigafatanya gufata ibyemezo by'uburyo bwose by'uburyo igihugu kigomba kuyoborwa. Mpamya ko nta major decision Kayibanda yigeze afata Perode atayihaye umugisha. Ndabyibuka mu mwaka wa gatandatu primaire nawize mu Katolika, bari baratwigishije indirimbo twajyaga turirimbira Perode. Habaye nk'iminsi mikuru, tukabanza kuririmbira Perode tugakurikizaho Kayibanda. Ndibuka indirimbo imwe twajyaga tumuririmbira yavugaga ngo nimurangurura amajwi turirimbe, uw'ijuru ryumva bukarikesha, Andrea Perode niwe mubyeyi, ni mumurate arabikwiye. Noneho tukayiririmba, twarangiza tugakurikizaho indirimbo yo gusingiza Kayibanda. Ndashaka rero kuvuga ko idini na leta byari kimwe, byarakoranaga cyane. Akaba ari nayo mpamvu nibwira impamvu nk'ebyiri zituma abanyarwanda bo mu madini yose badatinyuka kuvuga ubutegetsi
ibyo bwaba bubakorera ibyo ari byo byose, bwaba bubica, bwaba bubakorera ibyamfura mbi bimeze gute. Icya mbere, abanyarwanda bafite umuco uhera kera kose wo kubaha abayobozi cyangwa se abategetsi, ntibabagishe impaka. Iya kabiri, amadini yigishije abayoboke bayo ko ubutegetsi bwose bushyirwaho n'Imana, bityo nubwo bwakwica abantu cyangwa bugakora andi mabi nta kubuvuga kuko bwashyizweho n'Imana. Igihe Imana izashakira izabuvanaho. Ku bw'ibyo abayoboke b'amadini, abantu bose ntawe ugomba kubuvuga, bagomba guceceka, bugakora icyo bushatse kugeza igihe Imana izashakira ikabuvanaho. Bakibagirwa yuko Imana ikora ikoresheje abantu, bakibagirwa yuko mu mateka yose ya kera no mu gihe ndetse cya Isirayeli cyangwa se cya teokrasi, igihe Imana ariyo yayoboraga abantu iyo ubutegetsi bwabaga bubi, abantu barahagurukaga bagatesha. Ariko mu Rwanda ibyo ntabwo bibaho. No kuri Repubulika ya kabiri, Habyarimana yihutiye kwiyegereza cyane ubuyobozi bwa Catholic Church. Murabizi mwese yuko Musenyeri Nsengiyumva Vincent wa Kigali yabaye umwe mu bari bagize komite nyobozi ya MRND. Nizera ko uyu muco w'ubufatanye bw'amadini na leta ndetse byagize influence ikomeye cyane muri jenoside yakorewe Abatutsi, kuko nta dini na rimwe ryasigaye ritagiye mu bwicanyi na rimwe, batabajije, batagize bate. Ariko kubera ko leta yabitegetse yuko ubwo bwicanyi, yuko jenoside igomba gukorwa, yuko Abatutsi bagomba gushira, nta dini ryasigaye ridahagurutse ngo ryice. N'uyu munsi kandi intero leta iteye, amadini yose arikiriza. Ibyo ni ibintu twese tuzi. None Jean Paul, ngarutse kuri kiriya kibazo kiriya wabonye cy'abariya abapolisi bagiye kwigabiza uruhimbi, ni ukuri nanjye niko nakibonye, narumiwe. Biriya ni amahano nari ntarabibona, kandi abayobozi b'itorero ry'Abadventiste mu Rwanda bari bakwiriye gukorwa n'isoni, bari bakwiriye shame on them, bari bakwiriye kugira isoni ndetse bagasaba imbabazi. Inzi ubuyobozi bw'itorero muri Amerika cyangwa n'ahandi niba bwarabibonye cyangwa se niba bubibona, nagira amatsiko cyane no kumva icyo babivugaho, kuko biriya ni amahano ntabwo nigeze mbibona. Biteye ubwoba kubona perezida wa Union yicaye aho ngaho, abicaye hagati, nabo bamukikije hirya no hino, umwe ahagaze ku ruhimbi aruvugiraho atanga amategeko. Bikojeje isoni cyane. Ndumva uko wabibonye nanjye niko nabibonye, nta kindi nakongeraho. Ni uko nguko bimeze, nanjye niko nabivuga, nta kindi. Urakoze cyane. Nta nubwo jewe buriya nari naramenye ko uriya ari na perezida wa Union, ahubwo ku bindi jewe nubwo wanabivuze keretse hari nk'ikindi wibagiwe, ndagira ngo tuzi ikiganiro cyacu. Nuko cyo nibuka nuko ahubwo aba itorero bariya abantu nakwita abanyedini bafite ubumenyi muri ibyo bintu byo kwirinda kuruta n'inzego z'umutekano, ahubwo nibo byagombye kuba the other way around. Byagombye kuba aribo bajya kwigisha bene ibyo kugira ngo abe aribo bajya kuza kubigisha. Ibi rero kuba nk'uko bivuze kandi bisobanuye neza ko amateka yacu bisa nk'aho biri mu mizi, ariko ndashaka kuguha yenda iminota mike yo gusoza cyangwa umunota unavuga kuri iki kintu nshaka kubaza. Nabyumvise uburyo byabayeho, abantu bakabifata nk'aho koko yenda ariko bimeze, bakavuga bati niko bikwiriye kugenda.
cyangwa niko twamye tubibona. ariko warize iby'iyobokamana n'abariya abapasiteri bari hariya barabyize point ni ryari abayobozi b'idini bakavuga bati amateka yacu n'uwari uko yakurikijwe cyangwa se yabayeho kuva kera tugitangira, haba ku ngoma ya cyami no kuri repubulika zose zakurikiye, ariko mbivuga n'uyu munsi kandi noneho nawe nk'uko ubyivugiye amahano yavuyemo ntabwo ari ibyo twavuga ngo ni ibyo kwigana. Ni ryari bageraho bakavuga bati tugomba gukora change? Ni ryari bashobora kuvuga bati ni ukubiza iyo tudashobora gutandukanya ayobokamana na politiki cyangwa se n'izi nzego, n'iriya arrogance yo kuza wambaye n'iniforme samedi ukagenda ukabyijana hariya nk'uje gufata abantu. Biriya bintu ni ryari itorero nk'uko babivuze nanjye ndabyemera niryo rikwiriye gukora change kuruta ko ari inzego z'umutekano. bariho barashaka more power, bashaka ukubaha byose n'ibyo bifuza. abakwiriye kugira rutangira niba ari abantu bavuga bati dore ibyo twize binyuranyije nuko mujya kuri kade, mujye kuviringita hariya mukajya kuyora urugondo mukajya mwirukanya ibirometero 20 ku munsi endurances. twebwe si ibyo twize, ibyo twize ni ibi, dore naho dutandukanye. ni ryari icyo gihe kigera abo bantu kugira ngo bumve ahubwo ari abapartners, ahubwo bakavuga bati musigeho ntabwo ari uko bigenda. n'icyanatumye itorero ryangirika mbere muri ibyo bintu byose n'amahano yabaye nayo bakayijandikamo, nuko hari icyo kintu cyo kutagira ngo bamwe bavuge ati dukora ibi namwe dukora ibi. none rero kuko ibyo bya mbere ntabwo byigeze bizana resulta, reka noneho dukore the right thing, dukore ikintu kizima. itorero rikora itorero ryaryo, abanyapolitiki bakora politiki yayo. sino na FPR nayo ni kimwe n'izo repubulika zindi, kuko niyo mingling yo kujya bafata amatorero n'abasirikari n'abapolitiki bose bagahura, noneho ugasanga ejo n'ejo bundi ntihazigire hamenyekana aho akarere, umurenge na prefecture bigarukira, kuko byose nyine ari nkaho ari branche za guverinoma y'u Rwanda. ndagira ngo nguhe umwanya dusoza ikiganiro, yenda niba wavuga kuri iyo message. ni ryari abayobozi bagomba kugera bitoro bakavuga bati it has to stop, bigomba gukorwa mu buryo butandukanye ko ibyo twabonye ni uko byaje kandi nta cyiza twabibonyemo. Simeo, maze dusoza ikiganiro cyane. Murakoze Jean Paul, icyo ni ikibazo nanjye nibaza kandi ndafitiye igisubizo. ndizera ko n'undi wese akibaza, kuko ntabwo ari ibingibi gusa, ahubwo n'ibindi byinshi cyane bimaze kuba. umuntu akibaza ati ese hari igihe change izaba? ese hari igihe bazicara hasi bibaze, batekereze, bamenye ko status quo yarangiye, uko bakoze mu bihe byashize byose hagomba kugira impinduka iba kugira ngo bakore neza birenze uko bari basanzwe bakora? iki ni ikibazo nanjye nibaza. icyitegererezo naguha, buriya butegetsi bwa Kigali, cyane cyane Kagame, mu bwicanyi bwe na leta ye, bica abanyarwanda, abandi baburirwa irengero, abandi bafungwa mu buryo budasobanutse. muri abo ngabo bose bicwa baburirwa irengero harimo abanyarwanda bo mu madini yose, harimo n'abadivantiste benshi, kuko nk'uko tubizi abanyarwanda ni abantu bagiye bayoboka Imana cyane, bayoboka amadini cyane kuva kera, ku buryo majorite yabo bari mu madini
nubwo yaba atandukanye ya gikristo ariko denomination abenshi niho babarizwa muri izo za denominations zitandukanye, bamwe n'abakatolika abandi n'abaprotestanti denomination atandukanye, abandi n'abadventiste. Ariko icyo nshaka kuvuga hari mu bishwe harimo abadventiste benshi bapfuye, reka bariho mpera. Ndatanga icyitegererezo kuri Rwigara no kuri George Rubangura. Rwigara yari umugabo wari ufite akamaro gakomeye cyane mu itorero, urebye ibikorwa yakoreraga itorero kandi yakoze no mu gihe cyashize cyose byari byinshi cyane, ku buryo bamwishe ateruye n'urusengero yubakaga runini cyane rukomeye cyane. Ntabwo nzi niba barashoboye kurukomeza abasigaye, ariko yari afitemo uruhare runini cyane rusumbye urw'abandi bose muri urwo rusengero. Ariko Rwigara bamaze kumwica, itorero ryaracecetse, ubuyobozi bwaracecetse, ahubwo igitangaje baragiye bajya mu bapasitoro bababwira yuko umupasitoro uzagera kwa Rwigara bazamwirukana ku kazi, kuko ntibashakaga umupasitoro cyangwa se umukozi w'idini wahingukayo kugira ngo batiteranya na leta. Ngibyo ibyo babamo, ntibashaka kwiteranya na leta, bashaka kujya inyuma ya leta. Ibyo leta ikoze nubwo kwaba kwica abantu bakayijya inyuma bakayishyigikira. Reba George Rubangura bishe muri uyu mwaka ushize, urebe uburyo bamwishe, bakajya mu ikinamico y'uburyo ngo yapfuye, ariko ibintu n'umwana w'igitambambuga atabeshywa, umuntu wese abibona. Ubuyobozi bw'idini bugaceceka, ntibunabaze ngo byibuze bavuge bati nyamuneka nimukore investigation, nimukora enquete, tumenye uburyo umuyoboke w'itorero ryacu agiye. Ubwo ntanze icyitegererezo kuri Rwigara na George, ni bamwe mu badventiste bishwe baragaragaraga cyane, ariko hari abandi badventiste nzi, hari nka batatu jyewe ubwanjye nzi bishwe batari bazwi cyane, ku buryo ibyabo bitavuzwe nk'uko ibya Rwigara cyangwa se ibya George byavuzwe. Ariko bose abo nabo nzi, hari n'abandi benshi, bose bagiye bagenda gutyo, habe ngo n'umwuka uruce mu mazuru babaza uburyo umuntu wabo agiye, ngo banasabe byibuze investigation. Nta na rimwe kugeza uyu munsi, ahubwo barakeza leta, barajya inyuma ya leta mu bwicanyi, mu mabi yose leta ikora, amadini aba ayiri inyuma. Nicyo kibazo rero babaza guti change izaba ryari. Icyo ni ikibazo nanjye nibaza, ni ikibazo abantu benshi cyane bibaza. Ese change irashoboka? Ese izaba ryari? Ese izakorwa nande? Ninde uzayitangira? Ni amahundo y'ijoro, ni ibintu bitumvikana. N'ubundi ibyabo bapolisi, nk'uko nari nabivuze, iki kigo cyitwa Loma Linda ni ikigo gikomeye cyane, ariko si na Loma Linda gusa, ahubwo n'itorero ryose. Urabizi nawe ko muri North America bizwi ko iki kigo ari ikigo gikomeye cyane mu bintu byo kwirinda, mu bintu bya public health. Hariyo public health ya Loma Linda,
ni fakulite izwi cyane ku isi yose kubera ko ni universite ishyira amafaranga menshi, ishyira ubushakashatsi bwinshi mu byerekeye ibya public health, mu byerekeye ibyo kwirinda. Akaba ari nayo mpamvu byanabaye publiye mu binyamakuru no ku maradiyo akomeye cyane nka za CNN, bavuga basobanura uburyo abadventiste b'umunsi wa karindwi cyane cyane birefera kuri Romaninda yuko aribo barama igihe kirekire cyane kurusha abandi bantu bose bo muri North America, kubera ko biriya byose ibyo abapolisi babaga baje gusobanura abadventiste bari bahari babizi, bashobora kwisobanura ndetse neza cyane kubarusha. Ikibazo rero wari wabajije cy'igihe ibyo bizashidangirira, igihe change ishobora kubera, ni ukuri nanjye icyo kibazo ndagifite, ndakibaza, nta gisubizo kandi nshobora kukibonera. Sinzi niba hari undi ugifite, kuko iby'itorero rikora birababaje kandi biragayitse. urakoze cyane Simeon Rwaniye, nk'uko nabivuze ufite umuyobozi w'ikiganiro cy'Iyobokamana kuri radiyo Iteme. Ndizera ntashidikanya ko abantu barimo bagukurikira nubwo badasanzwe bakumenyeye muri isesengura mu bindi biganiro bazaza kumva ubundi busesenguzi mu biganiro cyangwa se mu by'iyobokamana ndetse n'ibyigisho n'amaseri ukunze gutanga muri ibyo biganiro. Reka nongere ngushimire ko waje kwifatanya nanjye ndetse natwe muri iki kiganiro, ndetse nsoza mvuge ariko mbere yenda yuko ngaruka kuri na kantu gato nashaka gusoza kuko natangiye, ariko mbanze ngushimire ndetse nk'uko nabivuze, ndabizi ko circumstance yenda kubera no gutungurwa, ntabwo nagutunguye, ntabwo ari kuba ari cyo gihe cyari cyiza, ariko wigomwa akanya uraboneka turaganira. Ndagira ngo ngushimire Simeon, wakoze kandi wadufashije no gusobanukirwa cyangwa se wafashe n'abakunzi baradiyo Iteme kugira ngo twumve ko atari propaganda gusa, ahubwo ko biriya bintu kuko bitanakwiye. Wakoze rero, ugira ibihe byiza. nuko namwe mwakoze cyane, namwe mugira ibihe byiza. Urakoze, ijoro ryiza. Bakunzi rero ba radiyo Iteme, bakunzi b'ikiganiro igihe ni iki, yari Simeon Rwaniye, twifatanyije mu gice gisa nk'ari cya kabiri ibijyanye n'iriya mikorere idahwitse ndetse dusaba ko ikwiriye kwamaganwa. Akaba rero ngira ngo ngaruke kuri nsoreze nako ku nkuru natangiriyeho. New Times y'u Rwanda yakoze reaction kuri visite ku rugendo rwa Ayedona Ayebare. Bakora reaction bavuga ko ngo bizatwara ibirenze Twitter imwe cyangwa se intumwa idasanzwe kugira ngo barestoringe cyangwa se ngo bagarure umubano hagati y'u Rwanda na Uganda. Ikintu gishekeje gusa babivuga bavuga bati twabonye Kagame yakiriye Ayedona Ayebare nyuma ati ubutumwa budasanzwe yatumwe na Museveni. Bati ibyo byabaye nyuma y'aho Minisitiri w'Ingabo Vincent Bamuranga Kisempija yasuye Burundi ndetse akajya no muri Tanzania. Ariko ikintu gishekeje, nta na rimwe bavuga ku rugendo rwa Minisitiri w'Ingabo w'Ubugande hariya i Kigali mu Rwanda. Biriya byose byo kuvuga yuko yagize ibibazo bya COVID ibyo ntabyo bigeze bavuga, ahubwo bavuze ku bya Twitter ya Muhozi, bavuga ku rugendo rwa Ayebare. Ntabwo bigeze bahingutse ko uwo minisitiri yari wanagombaga no guhura na Kagame, na ziriya senariyo zose zabikurikiye ntibashake gusobanura ukuri kw'ibyawe, cyangwa se nabo bashobora kuba nabo batarabimenya. Jewe birananyica bikanansetsa kubona abanyamakuru b'u Rwanda babona Twitter yo kwa Muhozi
bakasara bakavundika ibintu bakavuga ibintu bya hirya na hino, bakabona nka biriya byavugiye Bugande bavuga bati intumwa idasanzwe yaje i Rwanda mu mujyi wa Kigali, ntibashobora no kubaza perezida bati turashaka kumenya cyangwa se umuyobozi bati se mwaganiriye. Buri gihe itangazamakuru ry'u Rwanda nabo bajya kuvumba amakuru hanze, bakaza kuvumba kugira ngo bamenye uko bajya gutangaza inkuru. Ni ibibazo niyo bikwereka ya totalitarianism, nta droit, nta munyamakuru mu Rwanda, byose ni ukujya bajya kuvumba za Twitter, za Instagram, niho nabo basigaye bashakira amakuru. Bashobora no kubaza abayobozi bababwire bati mutubwire iby'iwacu bimeze bite. Reka nshimira abo twabanye muri iki kiganiro by'umwihariko Simeon Rwaniye ndetse n'abandi bose bari kumwe, haba ku murongo wa telefone, kuri internet, ndetse n'abari buze kudukurikira kuri YouTube. Mugire ibihe byiza rero, muri kumwe nanjye Jean Paul mu kiganiro igihe ni iki naho utaha. Abantu ku mirenge bashakiwe amazina, kuramano kuramuka, kwirirwa byo biragurwa. Abantu baricwa weruyagizwe irimbi, butaka n'ubuhemuka bw'imfura ipanga intama. Ahahoze hatuwe bahateye itabi, impunzi mu mashyamba zihigwa